bavuga ko ugeze ku kibuga cy'indege cya JFK cyangwa se Washington uba ugeze ku ntsinzi ikomeye cyane utangiye inzozi nshya, ariko se ujya utekereza ko wa muntu wahoze ari icyamamare mu Rwanda wubahaga uwo wasabaga ifoto ashobora kuba ari mu nzu ntoya muri Amerika arira ari wenyine arimo gusukura imirambo. Muri iki kiganiro ntabwo tugiye kuvuga amakuru wasomye mu binyamakuru, ahubwo tugiye gusesengura the psychology of diaspora. Tugiye kureba ukuntu Assia Mutoni twese tuzi yanyuze mu muryango w'ikuzimu agaruka ari muzima, kuki urugo rwe rurimo stress ikomeye cyane, kuki umugore w'icyamamare yakora akazi ko gusukura imirambo, kandi se kuki abandi bari muri Amerika batinya kuvuga nk'ibyo Assia yavuze. Ikaze nobe hafi rero tugiye kumenya ukuri kurura kurusha umubirizi. Yesa mu double click nk'ibisanzwe, niba utarakanda rwose ku inshuro niho rwose gerageza ukande subscribe. Muhawe ikaze. Nabanje cyo kwana deprime, nabanje kujya nirwa ndira numva ubuzima wabimvana. Rero kumva agahinda k'imayina cyangwa se Texas ibanza wibuke Assia Mutoni wari we. Uyu no umugore watsinze ibihembo 6, ni umugore winjaga mu kibuga cy'itangazamakuru abantu bose bagahagarara bagakangarana. We ubwe avuga ko mu Rwanda yari afite inzu y'ibyumba 8, afite abakozi, adakoropa, adateka, ameze nk'umwamikazi wa sinema. Ariko se byagenze bite muri 2022? Urukundo rwatumye yimuka, ubukwe bwe bwiza n'umugabo we Muhammad bwatumye asiga ishema ya Kigali ajya gukora muri Amerika. Aha rero niho benshi bagwa mu mutego ukomeye cyane. Uretse muri Amerika, iyo ugiye hanze amatitire yawe yose uyasiga ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ubwo rero Assia Mutoni yageraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta muntu wari uzi ko ari Giramata, nta muntu wari uzi ko ari superstar rwose. Iyo ugeze muri Amerika uba umeze nk'umukozi usanzwe, niko Amerika ikubona. Assia rero nuko byamugendekeye, avuga ko isanze aba mu nzu y'ibyumba 3 kandi ihenze cyane kurusha yandi y'ibyumba 8 i Kigali. Iki rero nicyo kintu cya mbere abantu ba diaspora batinya kuvuga cyane. Assia rero avuga ko byamukumyanye cyane kwemera ko ari umuntu usanzwe utekera umugabo ukoropa, kandi ejo bundi wari ufite abagufasha. Iyi ni shock ikomeye cyane rwose kandi yica mu mutwe, kandi rwose niyo ntandaro y'agahinda depression Assia avuga ko yagize. Assia rero yaravuze ngo irungu yaranyeshe ndarwara nkajya nirirwa ndira cyane. Nawe rero uzabaza umuntu wese uri muri Amerika cyangwa se mu Burayi akubwira azakubwira ukuri rwose. Umunsi wa mbere umeze nka felicitation, umunsi wa kabiri ukajya ku kazi, ariko ku munsi wa gatatu iyo ugeze mu rugo ugasanga urimo wenyine, nta nshuti yawe, nta muvandimwe, nta besto wawe uza kugusura ngo muganire. Aha rero niho depression itangirira. Assia rero avuga ko yagezeho akajya yumva indirimbo ya Niyo Bosco yitwa Ndabihiwe, akarira cyane, agahinda kakamwica. Tekereza nawe rero umugore w'umustar ufite abana n'umugabo ariko arimo kurira kuko ubuzima bwamubihiye cyane. Kubera iki? Nukubera yuko muri Amerika umuntu aba ari nk'imashini, akazi inzu, akazi inzu, nibyo ngibyo gusa, nta bundi buzima bwo hanze, nta social life ubona, uguma nibyo ngibyo gusa, akazi, urugo, imibereho. Abantu basize mu Rwanda bazabibona gute niba ntari kuboherereza? Nibyo ngibyo rugumamo. Abantu benshi rero bari hanze bararwara ariko bagapfira mu nzu kuko batinya ko i Kigali bazavuga bati yagiye muri Amerika none dore asigaye ari umuvumo, ararwaragurika, byaranze n'ibindi. Kandi niyo bagize amahirwe bagakira bagaruka mu Rwanda bihagazeho cyane, batinya kuvuga ubuzima baciyemo bari hanze. Ariko Assia we yarenze abo bose aratobora, avuga uko byamugoye. Iki rero nicyo abantu benshi batarasobanukirwa. Amerika ishobora kuguha amafaranga ariko ikagutwara umutima n'ibyishimo niba ugiyeyo utiteguye mu mutwe wawe. Kimwe mu bintu biteye agahinda Assia yavuze ni igihe yabyaraga. Imagine nawe uri umubyeyi urimo kuribwa n'ubyeyi, ibere ryawe ryabyimbye, amashereka yanze kuvamo. Hano mu Rwanda iyo ibyo ngibyo bibaye haba hari mama wawe, nyogokuru wawe cyangwa se inshuti zawe zikaguhekera umwana, zikagutekera n'isombe, zikagushyuhiriza amazi, zikagukanda. Ariko Assia we ntabwo ari kubyari bimeze muri Amerika yari wenyine. Umugabo we aba agomba kujya ku kazi kuko nta yandi mahitamo aba hari. Assia yaravuga ko yageze aho yanga konsa umwana we. Ibiro ni ibintu bikomeye cyane iyo umubyeyi yanze konsa umwana we kubera uburibwe rwose aragaragara akomeye cyane, biba bigeze ahabi, ibintu bigeze udubi. Ibi rero bitwereka ko muri Amerika umuntu ugurwa amafaranga, niba udafite amafaranga yo kwishyura ibitaro bihenze,
cyane cyangwa se ngo uhabwe ubufasha bw'ibanze, urarwara wenyine. Assia rero yararize, hamagara nyina mu Rwanda amubwira agahinda ke, ariko nyina yari kure cyane, nta kintu gifatika yamufasha. Ibi Assia yaciye muri ibintu bitavugwa na benshi mu baba hanze bashyira amafoto kuri Instagram bari kuri beach, nyamara burya nubwo tuba turimo kubabona kuriya, nyuma y'ayo mafoto biba bikaze cyane, nabo bakeneye gufashwa. Noneho mureke tugere ku kintu cyatunguye u Rwanda rwose. Assia yavuze ko akora akazi ko gusukura imirambo. Muri diaspora hari ibintu bitatu abantu batinya kuvuga cyane ko bakora. Icya mbere ni ugusukura inzu, icya kabiri ni uguhagararira abasaza, icya gatatu ni ugukorera isuku imirambo. Kweki se babishisha nuko ko mu Rwanda abantu benshi bumva ko kujya muri Amerika ari kujya kwishira mu biro cyangwa se gutwara indege cyangwa se kujya kudamarara, nyamara ntago ari ibyo. Assia rero avuze ukuri, yaravuze ati yitangira gukora aka kazi kuri ubu ngubu abantu barapfaga nkirwa ndira, ariko ubu nshobora kuba ndi kumwe n'umuntu mu kanya gato yagahita apfa, nkagenda amutunganya amuhanagura rwose nta kibazo, ba nyirabo bakaza kuza bakamutwara. Ariko nawe banza utekereze nawe ugurebesha amaso kure, umukobwa mwiza Rosine twamenye mu ntera y'ingore, umugore w'ubwiza n'ubushongore afite ibikoresho byabigenewe n'amazi arimo gusukura umuntu wapfuye atazi mu bihugu by'amahanga, rwose nabitekerezeho. Ibi rero nibyo muri Amerika bita job is job, iyo ugezeyo ubuzima buragukubita cyane, maze icyubahiro cye kigali kikavaho kigahinduka amadolari, ugasigara usheshikajwe n'amafaranga kurenza icyubahiro waba ufite iwanyu mu Rwanda cyangwa se iwanyu ukiri mu cyaro. Ubu butwari rero bwa Assia nibwo abantu benshi bakwiriye kwigiraho rwose. Assia yashatse kutubwira ko nta kazi gasuzuguritse niba kaguha amafaranga yo kurera abana bawe. Ariko se wowe buriya witeguye kuva mu kazi kawe i Kigali ngo ugiye gusukura imirambo i Los Angeles? Icyo rero nicyo kibazo buri muntu wese unyotewe no kugenda akwiye kubanza gutekerezaho rwose. Haramukorera avuga ko umugabo wigeze kumutera stress, gusa ntabwo dushaka kwinjira mu muryango wabo, ariko tugiye kureba ibintu bibaho muri diaspora. Rero wewe n'umukunzi wawe iyo mugiye mukagira muri Amerika, inshingano zirahinduka. Umugore wasuzuguraga umugabo mu Rwanda kubera amafaranga, cyangwa se umugabo wasuzuguraga umugore akamufata nabi, iyo mwembi mugize muri Amerika mwese mubamureshya bose muri ku rwego rumwe. Mwembi rero mushaka amafaranga, iyo stress y'akazi, stress y'umwana urira, stress yo kubura inshuti ihindukamo intonganya mu rugo, ugasanga mwese muhorana muri jugujugu imitwe yaremereye. Assia yavuga ko imvuga yagaruka mu Rwanda, ibi akaba ari ibintu biba ku bantu benshi cyane rwose. Abantu benshi bagiye hanze bakubwira ko urukundo rwabo ruzakomera, ariko kuri rwari nuko imiryango myinshi isenya ibikira muri diaspora kubera ibyo bintu rwose bya stress y'akazi, stress y'urugo, abana barira n'ibindi. Assia Mutoni rero n'umugabo we Mohamed bagaragaje ubutwari bukomeye cyane bwo kugumana, ariko Assia we ntatinya kuvuga ko bitari byoroshye cyane. Amerika ishobora kubaka urugo cyangwa se ikawusenya mu gihe gito cyane, ku buryo nawe utabitekerezagaho ukabona basenyuze nawe utazi igihe byabereye. Ibi byose rero tubonye ni isomo kuri twese. Ku itariki ya 18 Werurwe 2026, Assia Mutoni yageze i Kigali, i Kanombe, yarize urukumbuzi, yarize agahinda, ariko yarize n'ibyishimo. Uyo urebye uko yakiriwe n'inshuti ze nka Bamenya, Kibonke na Sara Kampire, ubona ko hari ikintu yarakumbuye. Icyo kintu nta kindi ni ubumuntu. Muri Amerika rero yabonye amafaranga, yabonye abana, yabonye akazi, ariko yari yarabuze Assia Mutoni wa nyawe. Kugaruka rero mu Rwanda si ugutsindwa, ahubwo ni ugukira. Assia rero yavuze ati nari nkumbuye abantu benshi cyane, reka tubahurize hamwe dusangire tubereka abana. Ibi rero bitwereka ko nubwo amahanga ari amashyamba, iwacu aba ari iwacu rwose. Assia yarenze ikimwaro, yitangaza nk'umugore w'intwari, yanyuze mu bihe bikomeye cyane, ariko ngubu arahagarara akavuga ati nakoze akazi k'imirambo, nararize, ariko ngubu ndakomeye, dore ndacyari hano mu rwacu rwambyaye. Umwanzuro rero nuko kugaruka kwa Assia Mutoni mu Rwanda muri 2026 si ibintu bisanzwe, ni inyigisho ikomeye cyane ku buzima bw'amahanga. Muri iki kiganiro twasesengura ukuntu umustar ashobora kuba umukozi usanzwe, twasesengura agahinda k'ababyeyi bari mu mahanga, kandi twabonye ko Amerika atari inzira kuri bose. Ariko nanone twabonye ko Assia ari intwari. Uyu mugore yatubwiye ibyo abandi bahishe nyuma y'amafoto ya filter kuri WhatsApp cyangwa se Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga. Gusa Assia we yarahagaze atubwiza ukuri, ntabwo yatwemeyeho nk'abandi bavanze biyemera bati mu mahanga n'ahantu heza cyane rwose, nawe wajyayo nk'abandi rwose ukagaruka ukeye nko nanjye ubona nza. Namara burya gutona sakuriya mu mutima we aba ashenguka cyane bitewe n'ibihe yagiye acamo.
Ese wowe nyuma yo kumva iyi nkuru uratekereza ko Amerika ari paradizo cyangwa se ubona ko Assia yakwiye igihembo cy'indashyikirwa kuko kuba arimo kuvugisha ukuri? Andika igitekerezo cyawe hano munsi y'iyi video. Niba uri muri diaspora utubwire, ese nawe ugeze wumva ndabihiwe n'iyo Bosco bitewe n'agahinda cyangwa se ibihe birimo gucamo? Ese ugeze urira kubera irungu? Gusangiza iyi nkuru nibyo bizatuma abandi bantu bumva ko amahanga ahanda rwose. Njyewe rero nsa mudabureke nk'ibisanzwe. Niba ukuze iki kiganiro gicukumbuye, subscribe, share kuri iyi nkuru kuko u Rwanda n'isi yose ikeneye kumenya ukuri kwa Giramata. Njyewe rero ndabashimira, tuzakomeza kubonana mu bindi biganiro bicukumbuye. Mwakoze cyane, ciao ciao.